The Choice Live. Turi kumwe n'umunyamakuru wa RBA umwe mu bakunzwe hano mu Rwanda Lorenzo Christian ngusanze hano kuri stade wari waje kuri umupira wa Rayon Sport na Gorilla no mukino urangiye Rayon Sport yeriminye Gorilla ndashaka ko uma ishusho muri rusange y'ukuntu ubonye Rayon Sport unambwire n'ikintu Gorilla yabuze muri iyi match kuko twabonye yagerageje ibikoze isa nkaho idefyinga ikitwa adversity. Rayon Sport irimo ibibazo byinshi be ku buryo ubona ko n'abafana rimwe na rimwe harabasana bacitse intege ubona icyizere ari gike bituruka ku makuru menshi atari meza ava muri equipe ya Rayon Sport kuva muri administration ibibazo byo guhemba no kudahemba ibibazo byo kwegura ko batoza muri equipe y'abagore ibibazo byo gusezera ku mutoza wungirije abonye ku mutoza Robertinho yari yungirijwe na Yabonga ntabwo bisanzwe kuko Selami yaragiye so kuba bajyagura n'ikipe bananiwe gutsinda umukino ubanza kandi equipe yitwa Gorilla muri championnat amanota 5 akaba yaramanutse akababiri bafite derby muri weekend imvune ya rutayizamu ni adversity ni ibihe bibi bikomeye kuri equipe ya Rayon Sport so kuza hano ku kibuga muri ayo makuru yose rucantege ugakora performance nk'iyo Rayon Sport ikoze incroyable bitwaye neza cyane so barushiye Gorilla navuga ko ari mu buryo bw'amayeri y'umutoza tactically abantu banje gutungurwa bakibona 11 abanje mu kibuga ariko ntekereza ko cyari gitekerezo kiri clear cy'umutoza Robertinho cyane nko kubanzamo Inosa Asanana utamenyerewe cyane akabanza hanze abasore barimo ba Basane Aziz Kulanya ntekereza ko cyari cyemezo cyiza Aziz Kulanya imikino navuga iheruka ya vuba nyuma ya saga ya Yabonga icyemezo cyo kubanza Aziz Basane hanze ntekereza ko n'icyemezo kiri tactique kandi cyabayeganya Aziz imikino iheruka yabanje mu kibuga ntabwo yari mwiza yarangiraga ku munota 60 kandi nta kintu yakoze kigaragara so iminsi amaranye na Yabonga nyuma y'igaruka rya Yabonga ubona ko ari cyo yamukozeho kuza mu kibuga habanjemo Haji na Innocent Asanana ntekereza ko uriya muvuduko wa Basane warukenewe cyane kuri equipe ya Gorilla rimaze kunanirwa so byavuyemo rero mu byukuri imbaraga zikomeye cyane zero offensive kugeza ku munota 49 right bakiva kuruhuka nyuma yo kubona igitego ubona ko Rayon Sport yakomeje kwataka navuga ko babaye unlucky ntabwo bagize amahirwe menshi naho ubundi occasion bakere bakaye babonye ibindi bitego babonye ama occasion meza ama corner amakufra meza iyi ni maze kuvugana na Kevin Mukanya ni performance double X large mwire Kevin amaze igihe yivuza bamwitaho yagize ibibazo by'imvune no bamaze nk'ibyumweru biri hanze imbaraga garukanye urabona ko ni Kevin vraiment mushya kandi ufite umubiri witeguye gutera umupira iminota myinshi in fact match yose kandi afite ya commanding power ari marategeka ikibuga icyo ibigomba gukorerwamo so afite inyuma ye Dafe wagize match nziza cyane ariko mbonye yaziritse ibintu cyane nyuma match ntabwo ntekeza ko ari fit cyane nyuma y'i match ariko hari recovery iminsi ibiri zakunda so abakinnyi bagarutse bari muri esprit nziza bari beza pera neza cyane ntekereza ko n'umutoza kabisa n'umutoza Robertinho n'umutoza navuga iyo ufite umutoza umeze nka Robertinho ubugira imana n'umutoza umotiva abakinnyi n'umutoza ukunda gutsinda n'umutoza muri ya adversity muri bya bihe bigoye Robertinho n'umuntu uzi gutuma equipe iguma hamwe akabarinda amakuru mabi akatuma bakomeza kugira motivation ntabwo ari performance niteze ku bibazo biri muri Rayon Sport so iyi match rero ni soulagement ukwiruhutsa mbere gato ya derby twavuye kuri imyitozo ya PL bariteguye bameze neza cyane umwuka uri hejuru so kugera muri demi final ugakatisha tike muri condition nk'izi ufite derby muri weekend nta morali rutiyo kubakinnyi so credit kuri Robertinho iyi match yitoje neza cyane nago nakwinjiza muri match ya APR na Rayon Sport ku cyumweru ntakubajije abafana ba Rayon Sport baramaze iminsi basaba ngo Robertinho ashyiremo Abdoulaye Jalo yamushyizemo mu gice cya kabiri akuramo rutayizamu Bilahama Hilabedi bano bagabo babiri bombi aba rutayizamu navuga ko baragijwe Rayon Sport kano kanya uri kubabona gute navuga ko na mahirwe make ko Rayon Sport ifite rutayizamu babiri bitwa Abdoulaye Jalo ndetse na Bilahama Hilabedi nkunda kuvugisha ukuri ubu ni nk'ikipe yo rutonde rwa championnat ntabwo ari abakinnyi bakayikiniye ariko nibo bahari nibwo bushobozi bwa Rayon Sport so navuga ko Bilahama Hilabedi wanatanze asiste y'igitego na Abdoulaye Jalo na difference nirimo sibye ko Abdoulaye Jalo ashobora gukora muvoma nyinshi cyane
sindamubona atsinda igitego, sinzi clinicality cyangwa se kuba ashobora gutsinda ibitego kubona izamu urwego ariho, ariko kuri Muvoma akora navuga ko ntabaga ari mubi, ya umusimbura mwiza wa Biramahira Bedi, ariko nge mbonye nko kuri Derby Robert nyamubanjemo akicaza Bedi ntabwo byantungura kuko afite imbaraga, burya hari karagasatsi gasa n'akabasa n'abantu babitiranye ko ari bangana mu burebure, ntabwo ari mugufi, burya afite ukuntu nyine afite umubiri mwiza umworohereza. Muvoma ni nziza, ntekereza ko ku rwego rw'abataka nyine Rayon Sport ifite aka kanya, ntekereza ko shuwa y'uwakina n'utakina hagati ye na Biramahira Bedi, uwakina uwo ari we wese ntekereza ko resulta zitaba zitandukanye. Adurayi Jaro nge nabaye vraiment ndumva ndi optimistic ko ashobora kuzagira ibintu akora muri Rayon Sport. Uko namutekerezaga ntabwo ariko namubonye, ashobora kuzabaruta izamu mwiza. Au contraire nka Asanana we navuga nta bintu byo gutanga muri Rayon Sport afite pe. Match amaze guhabwa amahirwe, urwego rwe ruri hasi cyane. Ushaka ikintu yakoze mu minota nk'iminota yakinye ukakibura. Ariko Jaro Muvoma akora uburyo yiruka, uburyo ashobora kwegereza umubiri aba defenseur akabajena, ashobora kurema ibitego niyo atabitsinda ariko akaba yatanga amahirwe bahaji bagatsinda. So numukinnyi navuga ko si gitangaza cyo gukinira Rayon cyane, ariko muri condition Rayon Sport irimo ntabwo ari umukinnyi nacinege, ntabwo ari umukinnyi mubi. Reka nkwihutishe kugira ngo ujye mu zindi gahunda. Rayon Sport urayibonye kano kanya, ngira ngo unatubwiye ko wagishirongi wakurikiranye imyitozo ya APR FC. Izi equipe zombi uri kuzibona, navuga ngo atmosphere zirimo kano kanya. Twitegure derby imeze gute nk'abakunzi b'umupira wa ruhago? Bo ikintu cyo gutuma Rayon Sport amakuru yayo atari meza ajya hanze cyane, abantu birabayobya. Abantu baratekereza ko hari avantage nini cyane APR ifite kuri Rayon kubera ibibazo birimo n'ibivugwamo by'amafaranga n'ibiki no gusezera k'abatoza, ariko il faut faire beaucoup d'attention. Rayon Sport iri muri zi conditions afite ikizere kiri hejuru nishobora kugiraho ingaruka. Urumva nka match banza uburyo bakinnye Rayon Sport iri kuri morale cyane kurusha APR. Iyo Rayon itsinda APR damages byari gukora ntago byari ku bintu bikomeye cyane nk'uko Rayon yabatsinda uyu munsi muri condition irimo, ngira ngo urabyumva. So ni gitutu kuri APR. APR igomba kwitonda cyane kubera ko muri zi condition Rayon Sport irimo, APR iramutse ikoze kazana ibintu nk'ibyo yakinye kuri match ya Gasogi, Rayon Sport ishobora kwitsinda. Ubwo bushobozi burahari kabisa. Keva ameze neza, Basane yirukanka gutya, urabyumva, Haji ameze neza gutya, Suleimani Dafe, Richard, Omar Nyinga Maclearence nkariya, ndakubwiza ukuri ntabwo mbona ndebye muri karite z'abakinnyi ya APR ifite upper hand, ariko urebye muri performance mu mikino nk'imikino iheruka nta bintu byinshi wabona APR FC byayiha confidence yo gutsinda Rayon muri iki gihe. So of course APR yaba favori kubera karite z'abakinnyi ifite n'ibibazo by'imvune bitarimo cyane nko muri Rayon, donc kuba equipe ifite mood nziza cyane, ariko APR iriho pressure, ikeneye gutsinda igafata umwanya wa mbere, uwakwakira wese nta kibazo. Ahubwo pressure yuko APR ikeneye gutsinda igafata umwanya wa mbere. Rayon Sport kazi imeze nka underdog kubera ko ino mu bibazo, ariko ku mutima izi neza ko iramutse itsinze match yasubiza amanota 5. Urumva icyo kintu ni pressure hejuru cyane kuri APR kurusha Rayon Sport. So ushira matanu birabitanze igikombe, ntabwo byatanga igikombe turi mu kwezi kwa gatatu, kuko twabonye ko APR igihuye gatsindwa, Reka igihuye gatsindwa, ebikongera bikaba indi nshuro, so amakipe azatsindwa indi mikino. So ntabwo wavuga ko rero hari bizabirangiye, ariko amanota 5 na amanota ushobora kumanaginga muri za conditions zigoye, ukaba ushobora kunganya match ugasinzira uzi ko na APR ishobora kunganya. Okay, so amanota 5 bari menshi mu kwezi kwa gatatu. Tuyabaze nkawe aramutse agezemo. None ndashaka nawe tubibare none nkaho APR FC iyigiye imbere nayiyoboye. APR FC iramutse itsinze Rayon igashyira minota rimwe, kubera ko APR nta kibazo cy'abakinnyi ifite, nta bibazo by'imvune ziremereye ifite, nta bibazo by'ubukungu ifite. Iki keneye ni morale, ni motivation. Iramutse itsinze kabatereka muri imwe, JPR yo kubivuga ariko it's over, game over. Tekereza ko Rayon Sport amahirwe y'igikombe araza kuba yoyotse, kubera ko ikibazo nuko defete nk'iyo kuyongera muri ibi bisebe Rayon Sport ifite akakanya irwaye, like damages bikora muri equipe ya Rayon Sport. Abafana barimo kuboyikota match ntibashaka kujya muri stade Amahoro, ibaza icyabatsinzwe na APR ninde wazagaruka kuri stade, amafaranga ya Rayon Sport yazavaye.
kwava ku kibuga like bituma hatangira ikintu kimeze nk'amagreve kwamagana ubuyobozi buriho ntibwaguza abakinnyi byagize ute kugaruka kongera kwiyegeranya to put themselves together biba bisa n'ibidashoboka. Ntekereza ko APR mutsinzira ya match game over. Clean sheet ebyiri iyereka Gorira nicyo kibazo nyine ngo sorry gaza. Clean sheet ebyiri iyeruka ya Gorira ni agasogi birafasha ikireyo kwinjira muri derby. Okay. Ntekereza ko effort y'umuzamu arimo gukora cyane. Kadime Ndiaye arimo gukora amakosa ariko arimo gukora amasaves. Arimo kwitwara neza vraiment. Twadukosa turimo noze nganira n'umutoza w'abazamu Mazimpaka. I think barabizi ko afite ikibazo cy'ibyemeza afata no kantu ko guhutiraho gusa nko gufata ibyemeza ahubutse ariko qualité mu gukuramo imipira are impeccable. So niba arimo gukuramo imipira Omar Nyinga hari biravuga ko muri weekend Suleiman Youssou Diagne azaba hari Aimable même chose. Ntekereza ko bishobora kubaha morale kandi rero nanone ibuke ko iramutse inganyije izagumana umwanya wa mbere n'amanota 2 ishobora kuzaba ari purpose wenda igacungira ku makosa ya APR ariko ishobora kugarira cyane kugira ngo igumane amanota 2 yayo igumane n'umwanya wa mbere kugira ngo regumire hamwe. Ntekereza ko rero ni morale kubita ari kwinjiza ibitego muri imikino. Yeah, thank you. Urakoze cyane turagushimiye. Asante. Yes, aha turi ni kuri The Choice Live nk'ibisanzwe nkuko nawe basezeranyije ko uyu munsi nzaba ndi kumwe namwe. Turi kuri Kigali Palace Stadium ahahoze habera umukino wa Rayon Sport na Gorira n'umukino Gorira yarakiyemo Rayon Sport. Equipe ya Rayon Sport irayisezeye ku gitego kimwe ku busa ikomeza muri kimwe cya kabiri ariko iyo siyo nkuru nyamukuru inkuru abareba bagombaga kwishimira ni igaruka ry'abakinnyi babo Captain Kevin Muhire ndetse na Suleiman Dafe. Ubona ko hari ikintu kimwe cyane mwongera muri squad ya Rayon Sport, hari motivation yongera abakinnyi mu by'ukuri ukurikije amakuru ari hanze cyane ukurikije amakuru ari kuvuga hanze y'ikibuga mu ikipe ya Rayon Sport ushobora kwibeshya ko itameze neza mu kibuga. Nyamara mu kibuga abakinnyi bari motive uko bameze kose imbaraga bafite zose bari kuzikoresha uko zingana kugira ngo bashake umusaruro. Barabizi neza ko ku cyumweru ekipe ya APR FC iramutse basezereye byaba bisa nkaho bavuye ku gikombe. Rero Rayon Sport iri mu kibuga itandukanye na Rayon Sport iri hanze iri kuvuga mu itangazamakuru yatandukanye n'abatoza nibyo Selami yaragiye. Perezida wa ekipe yatubwiye ko bari kwitegura kuzana umutoza uzamusimbura yewe semkese no mu badamu naho ngo ibibazo byose ngo ku munsi w'ejo bazarara babikemuye. Rero ubusesenguzi bwinshi bwimbutse kuri match ya derby nabanye na Lorenzo Christian umunyamakuru wa RBA agira icyo bitubwiraho. Dufata ama interviews y'aba coach, dufata ama interviews y'abakinnyi bamwe na bamwe bereka kutuvugisha byose bikubiye mu kiganiro muri buze kuza kubona uyu munsi. Reka mbararikire kuzakurikirana derby ya APR FC na Rayon Sport ku cyumweru bizaba ari umuriro. Twenga The Choice Live tuzahagera ku isaha y'isa sita neza, tuzaduhagaze ku miryango ya stade tubereka muvoma, tubereka ambiance iri muri stade. Nkomeza gushishikariza abakunzi b'umupira w'amaguru baba ba Rayon Sport baba ba APR FC kwigurira tike. Ntihagire umureyo ucika intege ngo nagasaza kureba ekipe ye kuko ekipe ya Rayon Sport iri mu kibuga itandukanye na Rayon Sport iri kuvugwa hanze muri media. Rero ndabashishikariza kugura amatike n'abakunzi ba APR by'umwihariko nk'abantu bazaba bari mu rugo ndabashishikariza kugura amatike kugira ngo mwese muzaze mwihera ijisho ibirori bya kandanda yacu hano. Navuga ngo Derby de Mircoline hatazagira ucikwa kizajye mureba cyangwa kive mureba ariko ubizi neza ko wari wahageze. Rero ndabashimiye nk'abakunzi ba The Choice, reka tuzagaruke ku cyumweru dusubire. Hasta la vista. The Choice Live.